Mwaramutse neza bantu banjye. Ubu nje kubasobanurira impamvu pasiteri adatunga ubwana. Umupasiteri umwe yagiye kwigisha ahantu yatumiwe, agezeyo umukecuru yaraye abuze ihene ye uwo munsi. Amaze kuyibura birangira pasiteri, icyo gihe abapasiteri bari bafite uburenganzira bwo gutunga ubwana. Umupasiteri atangira aritakuma arigisha pe. Agira ngo umukristo umwe yafashijwe kandi yari afite ikibazo. Umukecuru aratangira ararira cyane. Mu gihe atangiye kurira, umupasiteri nawe akicinya icyara ngo ijambo ziko ryatangiye kumvikana muri ayo masaha. Agihaguruka ajya kwigisha, umukristo yatangiye kurira. Arakomeza arahandagaza, arigisha, umukecuru arakomeza ararira. Bigeraho noneho biba ngombwa ko batangira gufata umukecuru nyine ngo bamusengere, ngo ni amadayimoni ubwo bwamufashe. Baratangira baramusengera. Umukecuru nyuma yageze aravuga ati nimundeke njye ntabwo ari amadayimoni yamfashe. Noneho pasiteri ubwo ageze aramubaza ati se none mukecuru, niba utafashwe n'amadayimoni wafashwe n'iki? Umukecuru aho ngo yarashubije aravuga ati rero njyewe uko mundeba, njyewe nariyororeye ihene nziza. Norora ihene, narayivukishije ndayorora. Yari ihene y'imfizi pe, igeze igihe cyo kumpa amafaranga. Ariko nageze mu kiraro cyayo nsanga barayibye. Bakimara kuyiba, narebye uburyo urimo kwitakuma imbere yanjye rero ngo urimo uranyigisha. Nareba ubwanwa ufite nkareba, natekereza nubwo nayo yari ifite, nkabona ari ubwayo wafashe nyine kubera ko wayiriye. Nabonaga ari nk'ubwayo wowe wameze nyine ukimara kuyirya. Ubwo niko gahinda ngewe mfite. Ahubwo niba uzi nayo hene yanyuze ukaba warayiriye mu bayiriye, wamfasha ukampa amafaranga yayo, kuko nari mfite icyo nari narayororeye. Nuko umupasiteri aritegereza aravuga ati ubu nangiye kwitwa umujura pe. Ariko yari yabaye umujura. Ubwo bikimara kugenda gutyo, yaje kwigira inama aravuga ati rero wa mukecuru we ntabwo iyo hene nayiriye, ahubwo njyewe ni uku nguku nimereye. Ati gute? Umukecuru amaze ati gute waba umeze nk'ihene yanjye? Ihene yanjye yari ifite ubwanwa nk'ubwo ngubwo, nawe nawe urabufite, gute waba umeze nkayo? Aravuga ati rero uku niko navutse. Niyo mpamvu ya mbere rero ubwo yatumye nkora iki? Niyo mpamvu ya mbere yatumye ubwanwa mbureka ntangira kubaho nta bwanwa mfite muri njye. None irindi tangazo ryasohotse rero uyu munsi, umukristo w'umwadeperi nawe agiye kujya atunga umusatsi w'umugore, adefirize buri kimwe cyose. Ibintu byahindutse da, ibintu byahindutse. Ubu ngubu buri muntu no kwisanzura agakora icyo ashaka kabisa. Ubwo gahunda niyo, gahunda nta yindi niyo ngiyo. Ariko icyo kibazo cy'uwo mukristo w'umukecuru ntabwo cyari ikibazo cyumvikana. Umukecuru ihene ye yarayibuze. Akimara kuyibura rero, abonye pasiteri avuga ati pasiteri byanze bikunze niyo wayiriye pe, niyo wayiriye. Arayirya arayimara. Niba yari afite n'abandi yayisangiye nabo, ariko icyo nzi cyo pasiteri ubwo nawe yari ariho yarayiriye. Ni icyo kibazo umukristo yagize, yabonye ihene ye bayiriye bayimara.